ibyishimo umutima uraremerewe ariko komera tuzanye ijambo rihumuriza ihangane Imana iracyakwibuka irakoze humura tuzumutima ibyo nyuramo bigiye kurangira mwibwireba Imana ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe ageza ku maso Uwiteka aza kuharagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari irakoze humura tuzumutima ibyo nyuramo bigiye kurangira mwibwireba Imana ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe ageza ku maso Uwiteka aza kuharagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari birashoboka kandi ko wabuze abawe bakagenda ugasigara wenyine urabohoza amarira kandi koko ntibyoroshye kubyakira nshuti yanjye hano munsi y'ijuru niko tubayeho nshuti kubera ingaruka zo gucumura ndakubaho nanjye ndabaho mw'isi yagushigikirana ubuhungiro ni Yesu nihumuriza imitima yose yabuze uko ibigenza irakoze humura tuzumutima ibyo nyuramo bigiye kurangira mwibwireba Imana ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe ageza ku maso Uwiteka aza kuharagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Yesu gira neza mpamvu zati tuzi turahura tuza turakira Iyuda tuza tubaturi nene rumuri y'umuyaga twashegama itujyana hirya tugarura hino ashime Yesu babanesheje kuba amarenga kera wabwiye Yesu aje kubasura inshuti
gupfa mbona cyagikoreye inshuti yakunda aho yaragira zigukiza igihumurabo wazaga mu nyanja tubatwaragiye imuhengeri Yesu gira neza akuzate tuzu turabura tuza turagira Yuda tuza tubatorere tumubiye umuyaga yashegaka nitujyana hirya tugarura hino ashime Yesu wabanesheje ubwato bwiza gakijije benshi murababatinya bakaba mu mabara bategana ikibi kubera umusare ufite ububasha w'intwari kandi uzigukiza igihumuraba bazaga mu nyanja tubatwaragiye imuhengeri Yesu gira neza akuzate tuzu murabura tuza turagira Yuda tuza tubatorere tumubiye umuyaga yashegaka nitujyana hirya tugarura hino ashime Yesu wabanesheje Yuda tuza tubatorere tumubiye umuyaga yashegaka nitujyana hirya tugarura hino ashime Yesu wabanesheje Haleluya bangaye imira aba babyeyi amen Imana ibaho umugisha cyane umuntu umwe kuri YouTube aranditse ngo iyo udatuza tuba turi ariko mugira ngo kuba mwarambutse imiraba nuko muzi koga abanyakigali muri yemera cyane ntabwo ari mwe n'ububasha bw'Imana reka mu gihe turimo kwakira korari kugana Yesu Imana ibaho umugisha igitaramo abantu batangiye gusaba indirimbo twashyizeho gahunda yuko iri busabwe n'abantu benshi ariyo turi bukoresha ubu rero amagingo aya indirimbo y'abakurikiye Yesu yitwa Bibiliya niyo irimo guhiga izindi muzasabwe rwose turaza gukomeza kwakira n'izindi twakira abantu barimo kugenda bandika kuri YouTube ko badukurikiranye kitwereka ko mwakurikiranye natwe nuko nituza kubaha nimero muza gutuma telefone inyeganyega hari abantu reba ukabona bafite telefone nziza nini ariko ukagira ngo nizigira akanyenyeri n'urwego umuntu aba agomba kugira telefone ikora cyane cyane amaputo abiri akanyenyeri n'iki n'urwego hari abantu rero baba barakoraga kwa Satani bagakoresha imbaraga nyinshi ariko mu nzu y'Imana ugasanga niho baguna oya ntago bikwiye niba Imana yaraguhaye umutima uko ibintu bigomba kugenda neza aho uri turagutegereje mu kanya mu ndirimbo za kugana Yesu niye ndirimbo wakunze wayikundiye iki iyi yo mukunda cyane ni iyihe Bibiliya ariko indirimbo za Bibiliya zirimo ziratsindira umwanya uyu munsi ariko impamvu ni imwe upfa iki naki uyu munsi ndabona muri butahe mukize rwose uza mugenzi wa mubwira utubirimo abantu mubirimo rwose kera nigeze kuyobora igitaramo
umuntu arambwira ati ndasaba ya ndirimbo iyihe, arangije ngo yayindi bagiraga gutya. Urumva iyo byageze aho kaba kabaye. Ariko iyo umuntu akunze indirimbo haba hari ikintu yagize gute yayikuyemo. Uyu munsi mbongerereho akantu rero, mujye mwegera korari munayibaze ngo iyo ndirimbo mwayisomye he ngo natwe tujye kuhasoma. Hari ukuntu umuntu yikubitira indirimbo aho itavuye mu ijuru da. Mu idini rimwe umuntu umwe yararirimbye undi ahimba indirimbo ivuguruza ya yindi, ariko twebwe ntabwo byabaho kuko tuzikura muri Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. Kugana Yesu rero i Muhanga, korari abantu bakunda, ikunda Imana, ikunda umurimo, korari yitanga kandi ikunda abayikunda n'abatayikunda. Ndagira ngo muri uyu mwanya mubereke ko mubishimiye kandi mubaha rwose ibiganza hejuru mubabwira muti duteze amatwi icy'Imana yabacishijemo. Dushimira amakorari yakoze inama agategura indirimbo, murimo murazishoreranya nk'abantu bari bari kumwe n'umwuka w'Imana rwose. Uku nguku nuko hari korari iririmba indirimbo kumva umuntu araje abwira umwarimu ati abavuzi bari baramubaze uto kaguma kumemba amenye kweza rebori wabo umudugudu matenera nabona uko mubwira byose ndamukoraho indwara arwaye irakira nawe niba nawe urwanya kwita wakira Yesu kuko ari we muvuzi mwiza urusha abandi. Cyangwa taransiferi mwana orudonanse asuzumira aho ngaho akavurira aho ngaho ugakirira aho ngaho ugapfa ukize rwose. umugore yigiza yabigize uburwayi kandi akamenya ko roza kwe umuvuzi waburusha abandi kuko abandi bo yari yarasanze ntacyo bamumarira. yamusanze kandi afite kwizera rwose wari umukiza Mwuga wera ugesiyo namwe niba nawe urwaye kwino wakira Yesu kuko ari we muvuzi mwiza urusha abandi. cyangwa taransiferi na orudonanse asuzumira aho ngaho akavurira aho ngaho ugakira aho ngaho ugapfa ukize rwose. kumuka utayirwaye ni umazi byakusenga kandi udasira wiga karindwi ubwo waje umeze yepfo kimeze n'ubu nacyo hinduka dore ndifuza no kuza ugasanga Yesu akagukiza nenda babyigana mukore wabyumve niba nawe urwaye kwino wakire Yesu kuko ari we muvuzi mwiza urusha abandi. cyangwa taransiferi na orudonanse
kose asuzumira aho ngaho akavurira aho ngaho ugakirira aho ngaho ukava ugize kose asuzumira aho ngaho akavurira aho ngaho ugakirira aho ngaho ukava ugize kose.
ijwi ry'amajwi menshi mu mutima wanjye ambwira ko urushyize kera ruhinyuza intwari rukazikora bikanyibutsa ibyabaye kera bikanyereka ibiriho bintera gusenga sabiranye nawe imyaka tumaze yo guhamya Yesu tuyinyagumanya mu buhamya bwacu turarire Yesu wabanesheje n'igihugu umugabo wagaragaye mu byo kwizera Imana yabaye wari umukiranutsi yakomeje kurinda isezerano ry'Uwiteka yamuhaye ubona Aburahamu inshuti y'Imana Imana yayivugiye iti uri inshuti yanjye n'ukuri kwizera kwa Aburahamu batumye abasogokuruza b'amahanga yose Aburahamu tubabwira yarafite umugore witwaga Sara bari bamaranye igihe kinini ndetse imyaka myinshi ariko batari babona urubyaro Imana yongera kubasezeranya isezerano rikomeye nuko bazabyara umwana w'umuhungu biratangaje cyane kuneka bari bafite y'ubukure nawe ari wigeze atekereza ko bishoboka kubaho ariko mu mbaraga z'Imana yo mu ijuru binyuze mu isezerano yabahaye bagize kwizera birashoboka nega kwizera uko kwizera niko dukeneye kugira ngo imisozi ikurweho nifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu nakukugirira icyizere kw'ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye yaba kugiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye kugihegezaho bikomeye mugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye ikize ushobora byose nifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu nakukugirira icyizere kw'ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye yaba kugiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye kugihegezaho bikomeye mugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye ikize ushobora byose kubyara Isaka Aburahamu yamutuye Uwiteka maze asabwa kumutanga ngo ari igitambo nuko Imana ikomeza kugerageza kwizera kwe yarafite kandi ntabwo ntiyigeze ashidikanya afata Isaka amujyana ku gicaniro ngo amutambire Imana Aburahamu aza muri Imana yohereza
yohereza marayika avuye mu ijuru ati Aburahamu sigahana kubujije Imana yohereje inama yo gusigura Isaka uwo mwanya arayitanga mbega kwizera duhe kwizera uduhego tendereza isezerano ryawe nifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu nakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye yaba kugiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye kugirengezaho bikomeye kugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose ndifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu nakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano y'uwasezeranye yaba kugiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye kugirengezaho bikomeye kugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose Kukoni, toro cheku kanchira chubie